twari tuyobowe na Perezida Bideri. Ubwo twatahaga mu gitondo cyo kuwa mugoroba wo kuwa mbere, twageze mu nzira, imodoka iradepansa ita umuhanda, igonga igiti ihita izima. Ngo amare kuno kuboko kw'ibumoso gukubita ku rugi, inkokora irajanjagurika, ukuboko kw'iburyo nako gukubita ku rugi, hejuru y'inkokora naho harajanjagurika. Kujya munsi y'imodoka, kujya munsi y'intebe, muri make mu modoka ntabwo nari ndyamye, nta nubwo nari ndicaye. Salamu abantu baraje bari abahungu benshi, bari 8, bamwe bafashe amaguru abandi bafata amaboko, basohora mu modoka nicara hanze ku muhanda. Banjyana kuri centre de santé Shyorongi, umwagere nkajya mbabaza ati se ko nari kumva amaboko, nta kuboko na kumwe numvaga ukuguru kw'ibumoso, ariko kw'iburyo ntabwo nako nakumvaga. Uko nagendaga nkonja niko nagendaga numva uburibwe. Nabanje kugira imbogamizi za ambulanse, bahamagara umutware araza bajya guseshika, tuhagere banyujije mu byuma byinshi, baza bareba kuko njye nahise niyakira mbonye ibyabaye, ndavuga nta kundi niko Imana yabigenjeje, ubwo ndi guhumeka nicyo cy'ingenzi. Nageze kwa muganga niyakiriye, ntangira gutera igipindi. Inshuti zanjye barabizi n'umuryango, tumucanye w'igipindi cyinshi. Bandeba mu bintu mfite nuko ndi kuvuga, bakavuga bati ntabwo bihuye, ashobora kuba wenda yagize ikibazo mu mutwe cyangwa ahandi. Bakaza bambwira ati se nta handi uri kubabara? Niho yakireka aho mubona nyine amagufwa yavunitse.
ibisubizo zo mu byuma ntabwo ari ibyo babihaga umutware, hari batekerezaga ko ntari bubashe kubyumva. N'uzukuri ndashimira leta y'u Rwanda yampaye ubuvuzi bwiza. CHK murahazi ukuntu haba abantu benshi, ariko buriya ngira ngo babanza kureba ubabaye kurushaho. Nageze mu bitaro nitabwa n'abaganga benshi cyane. Umuganga araza arambwira ati tuzakubaga ukuboko n'ukuboko, tuzabibagira umunsi umwe, kuko amagufwa yajanjaguritse, tuzashyiramo tije mu kuguru kw'iburyo n'ukuboko kw'iburyo. Iriya sare ntawayifuriza umuntu akunda kuyijyamo, iteye ubwoba. Jewe ubwo nabivuze ndi umubyeyi, ariko nari ntarayijyamo sinyizi, ariko nayigeze nintera ubwoba kubera ukuntu iba imeze. Mbwira Imana nti Imana nunkura muri iyi sare amahoro, ndagushima. Mu by'ukuri iyo bakubaga ntabwo uba wumva uburibwe, ahubwo njye nabumvishije ikinya kinshizemo. Navuyemo nsubira mu cyumba, nibwira ko birangiye. Icyo gihe bari batarambwira ko ukuboko uko kumeze. Ibyumweru 2 namaze CHK, ari kumwe na Mamudogo niho bangwaje na Anita. Barampamagaye ati uri Madamu Sosthene? Yego. Twagusabaga kuza gutwara umutwaro wawe kuko nawe yakoze impanuka. Randihanganira nabwiye Mamudogo ati sinzi ibyo bari kumbwira kuri telefone, kumva ibyo batari kuvuga. Fata telefone nyumvire, arayitwara. Mamudogo araza arambwira ati ntacyabaye, ntabibeshe nimero. Ese bakibesha nimero, bakibesha n'izina, bambaza ngo ni Madamu Sosthene. Mamudogo tujya kumera kimwe, umuntu w'igipindi. Arambwira ati reka reka, tubumvishije ibidahari. Sinabyitaho, tugomba gutera sitori.
ari kumbwira ngo nimbira nuko maze ibyumweru nka bitatu nibwo bagiye kubaga kano kaboko k'ibumoso. Nagiye muri sale dope saa 4 za mu gitondo, navuyemo saa 1 za nijoro. Iyo bateye ikinya cy'ukuboko kumwe, ubwo abaganga bari kuzumva, urababara kuruta uko bagusinziriza, kubera ko baba bariho baganira uti biri kugenda gutya, biri kugenda gutya, turi gufunga bigafunguka, bitewe wenda nuko nta gufuka ryari ririmo, yari yajanjaguje, twabaye dutoya. Bariho bagira ngo barebe ko bashyiramo amatije, noneho ya matije amagufwa akamera hejuru y'amatije, cyose ni inyama. Barambaga ayo masaha yose, abo baganga kuva saa 4 kugeza saa 1 ntawe unyweye amazi. Nanjye narabarebaga nkabagirira imbabazi. Bashyiramo amatije ane muri uku kuboko, asanga 2 hano, aba 6. Mu by'ukuri ntabwo umuntu akubwiye ngo amatije ari mu mubiri ntabwo wabyumva, kuko nanjye ubwanjye sinabyumvaga. Ese umuntu bamushyiramo tije gute akagenda agahumeka? Umva ni ibintu bigoranye, ariko naje gusanga atari njyenyine uzifite, nasanze turi benshi. Ndashimira umudogiteri wambaze, ahari ari kuzumva, nubwo yanze ko muvuga, ariko ari hano. Ndagushimiye. Ndagushimiye, Imana izakumere umugisha. Ndashima Imana yankijije ubwo nari mvuye kubaga kano kaboko. Nakundaga kubwira Anita ni ese urabona nzabyuka kuri ubu buriri nkagenda. Nabonaga abantu bagenda mu bitaro, abagwaza cyangwa baje kudusura, nifuza kubyuka aho njyanye nanjye ngo nkandagire. Nawe wimaze kwiga kugenda ungana gutya, ndashimira n'umuganga wanyigishije kugenda serashika. Shimira abanasi banyitayeho, serashika ni benshi, turashimiye. Ndashimira umuryango wanjye wambaye hafi wose, by'umwihariko Mutogo n'umutware. Ndabashimiye, Imana ibamere umugisha. Ndashimira na Marene hano, nawe yanyitayeho, Imana imuhe umugisha.
ndashimira mama Bishop warakoze Imana igumugisha. Ndashimira abadiaspora bose aho bari, inshuti n'abavandimwe kuba barateranyije amafaranga bari baduciye muri Asika Mushashika ari menshi, ntabwo twari kuyabona, reka kwitabaza inshuti n'abavandimwe ndabashimiye. Ndashimira sokuru na kaka bari muri Kenya, nibo ababyeyi dufite. Rimwe na rimwe iyo umuntu ari mu buribwe hari igihe utekereza ati iyo nza kuba mfite mama niyenda sinari kubabara gutya, ariko twungutse abandi babyeyi. Ndashima Imana. Yesu warakoze wakize amariro, Yesu warakoze ishimwe rinyuzuye umutima, Yesu warakoze ishimwe